Murakaza neza ku Rubibi TV. Twishimiye ko ufunguye uyu murongo wacu wa YouTube channel. Uyu munsi tugiye kukuganirira ku buzima. Reka tugusabe niba utarakanda subscribe uyikande, ukande like, ukande share hasi muri comment, uze kutugaragariza icyo wifuza ko tuzakoraho icyegeranyo mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzabagezaho. Aka kanya tugiye kuganira ku binini byitwa Norulevo. Norulevo ni ibinini bikoreshwa n'umuntu yirinda ko yasama mu gihe yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ibi binini kandi bikoreshwa mu masaha atarenze 72 nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye nkuko twakomeje kubivuga. Ibi binini kandi bikoreshwa ahantu henshi ku isi, bigakoreshwa n'abantu benshi ku isi, barimo abakobwa ndetse n'abagore. Aka kanya ku Rubibi TV reka tuganire uko ibinini bifatwa, ingaruka zabyo, ndetse tuganire n'andi makuru taruzi kuri ibi binini bita Norulevo. Turarebera hamwe kandi abantu batemerewe gufata ibi binini n'andi makuru agiye atandukanye twabateguriye kuri byo. Ntujye kuri Urubibi TV. Nge ndi Shadi Nshuti. Icyo tugusaba kanda subscribe, muri comment utugaragariza icyo wifuza ko twabakoraho icyegeranyo mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Turabakunda. Ibinini byitwa Norulevo ni ibinini bikoreshwa n'umuntu wifuza kudasama cyangwa kudatwara inda atateganije, ariko bigakorwa bitarenze amasaha 72 nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye nkuko turi gukomeza tubivuga. Ibi binini bikoze mu misemburo cyane cyane umusemburo witwa progesterone, ndetse bino binini hari naho ushobora gusanga byitwa levonorgestrel, lenovo cyangwa se bakabyita progestine. Byose ni kimwe kandi bifite akamaro kamwe. Progesterone cyangwa se progestine ni umusemburo wa kigore mu busanzwe. Uyu musemburo ukoreshwa cyane cyane mu gukora ibinini byifashishwa mu kuboneza urubyaro. Hari nubwo kandi babihuza n'umusemburo bita oestrogene, ugakoreshwa mu binini byo kuboneza urubyaro nabyo, ariko byo bizwi nka mikrogeno. Ibi binini bya Norulevo nkuko twabivuze haruguru bikoreshwa mu masaha atarenze 72 mu gihe cyo gukora nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Mu gukoresha ibinini byo gutuma umuntu adasama hari amakuru ukwiye kumenya. Ibi binini ntibisimbura uburyo bwo kuboneza urubyaro busanzwe, oya, ahubwo ibi binini babyita emergency contraceptive pills cyangwa se pile de randome, ubutabazi bwihuse mu gihe ukeka ko wasamye bitarenze mu masaha 72. Ibi binini kandi ntabwo bisimbura biriya bifatwa buri munsi byo kuboneza urubyaro. Reka noneho turebere hamwe ibi binini bya Norulevo uko bikora n'imikoreshereze yabyo. Ibi binini uroye bikora mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ugutuma igihe cya ovulation kitagira vuba cyangwa se kigatinza ovulation yawe. Uburyo bwa kabiri ni ugutuma iryi ryabanguriwe, ni ukuvuga intangangore n'intangangabo byahuye itabasha kugera muri nyababyeyi kugira ngo ibashe gukuriramo ibe yahinduka umwana uzakura akanavuka. Mbese ni ugukumira ko ibyo bibaho. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwo guhindura inyama z'imbere muri nyababyeyi ku buryo zitabasha kwakira igi ngo ribashe gukuriramo. Muri make burya ibi binini bya Norulevo no kubikora bijya gukumira ko habaho isama rikurira muri nyababyeyi, hakazabaho gusama umwana agakurira muri nyababyeyi akabaho. Ku muntu utwite ibi binini bya Norulevo ntibituma inda ivamo, nta n'ingaruka mbi biteza ku mwana uri mu nda. Mu by'ukuri kubinywa utwite ntacyo byica, nta n'icyo bikiza. Ntibivuze ko uyinyweye yabasha gukuramo inda. Kugira ngo ube wizeye neza imikorere y'ibi binini ni mu masaha 28 nubwo hateganijwe 72. Uko hashira amasaha menshi ni nako efficacité yabyo igabanuka cyangwa imbaraga zabyo zigabanuka. Ibinini bya Norulevo bikurinda gusama gusa, ntibikurinda kuba wakwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Mu gihe ukeka ko wakoranye imibonano mpuzabitsina n'umuntu wanduye, ni byiza kujya kwa muganga bakaguha indi miti itumutandura.
aka kanya noneho reka turebe ko iyi miti ifatwa. Ubusanzwe ibinini bya Norurevo uzasanga ari ikinini kimwe cyangwa se bibiri, kimwe gifite miligaramu 1 kenshi biza ari 2. Iyo ikinini kimwe ugifashe, iyo hashize amasaha 8 ufata ikindi. Hari naho bavuga 12, byose nta kibazo. Hari ubwo ibinini nyuma yo kubifata biteza ingaruka zigiye zitandukanye, harimo isesemi cyangwa se kuruka. Icyo gihe ni byiza gukoresha ibindi binini byagufasha muri icyo kibazo, harimo nk'ibyitwa metoclopramide cyangwa se prometazine, byaterwa n'ibyo muganga yakwandikiye. Muri uko kwezi wakoresheje ibinini bya Norurevo, imihango yawe ishobora gutindaho iminsi 7. Aha watangira gukeka ko wasamye cyangwa byakozwe nabi, kuko ibi binini mu mubiri biba bifitiwe icyizere cya 98% gusa yo gukumira gusama. Hari izindi kandi ingaruka cyangwa izindi mpamvu zishobora gutuma ibinini bidakora neza mu mubiri. Aha ni nko ku bantu babyibushye cyane cyangwa abandi bantu bafite uburwayi butuma bafata indi miti ku buryo buhoraho. Reka noneho turebere hamwe ni bande batemerewe gufata ibi binini bya Norurevo cyangwa ibi binini bifasha gukumira ko umuntu asama nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Abo bantu ni abantu bagira allergie ku miti ikoze mu misemburo, umuntu utwite, umuntu urimo kuva hatazwi impamvu. Aba bantu ntibaba bemerewe gufata iyi miti. Reka noneho tunarebere hamwe ingaruka muri rusange ku muntu wafashe ibi binini bya Norurevo nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Izo ngaruka harimo kuribwa mu nda, ikindi kandi amabere ashobora kubyimba akanamurya, kugira diare, isereri, isesemi, umunaniro, gucika intege, kuribwa umutwe n'ibindi. Iyo bimeze gutyo bikabije, ni byiza kujya kwa muganga. Reka noneho turebere hamwe ibintu bituma iyi miti ishobora kudakora neza mu mubiri cyangwa ikagabanya efficacité cyangwa imikorere yayo mu mubiri. Ibintu bishobora gutuma iyi miti idakora neza ni ku bantu bafite umubyibuho ukabije, barenze ibiro 75. Aha uyu muti ushobora kudakora neza. Hanyuma no ku bantu bafite uburwayi bwa diabete, ibi byazamura isukari bigatuma uyu muti nawo udakora neza mu mubiri. Hanyuma no kugira uburwayi bw'umwijima, imiti ntabwo ikora neza. Kugira uburwayi bw'umutwe ubabaza cyane, hanyuma no kugira uburwayi bwandurira mu mibonano mpuzabitsina ukaba ufata imiti buri munsi, ibi nabyo bituma iyi miti idakora neza. Uwonsa si byiza, kuko iyi miti uyinywa ijya mu mashereka umwana akayonka. Hari ikindi dushobora kumenya ku iyi miti. Iyo ugiye kunywa iyi miti ni byiza kwirinda kunywa itabi, kafeyine ndetse n'inzoga. Iyi miti kandi ikiza cyayo cyangwa ibi binini biboneka muri farumasi yose. Nibi twari twaguteguriye kuyikoreshwa n'ukuntu imiti ikoreshwa mu kurinda gusama twayibona nuko twayikoresha. Twabashimiye kubana natwe kandi tubashimiye ko mudukurikirana. Reka tugusaba ukande subscribe, like, share, hanyuma uduhe na comment. Turabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.